Yesu nashimwe cyane muvandimwe, nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ni Ntambara Emmanuel. Tujya kuganira rero ijambo ry'Imana, ariko mbere y'ijambo ry'Imana mboneyeho kukwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Iyi Noheli kubere umunsi udasanzwe, kubera umunsi w'umunezero. Imana ikuremera umunezero mu izina rya Yesu, inyuze kugira neza kwayo kose imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu. Hanyuma unyemere tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma muri Yohana ibice byaho 4 ku murongo wa 22. Haravuze ngo, dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23 kavuga ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana iguha umugisha muvandimwe. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Imana iguha umugisha. Hanyuma nk'uko bisanzwe, iki gitabo cyanditswe nandi, cyanditswe na Yohana mwene Zebedayo w'umurobyi. Yesu yamutoranyije amukuye mu mwuga w'uburobyi, amuhamagara ari kumwe na mwene se, amuhamagara ari kumwe n'abavandimwe, amuhamagara amukuye mu mwuga w'uburobyi, amuhamagarira kugira ngo azamuhindure umurobyi w'abantu. Bibiliya rero ivuga ko Yohana uyu numwe mu ntumwa, numwe mu ntumwa 12, ariko yari muto. Yohana yari umwana, nuvuga ngo yari muto cyane, ntabwo yari ku kigero cy'izindi ntumwa, kuko we yari umwana. Yohana uyu rero yanditse ibitabo bigera kuri 5 mu izina rya Yesu. Yohana mu kwandika yanditse inzandiko, yandika ubutumwa bwiza, yandika ibyahishuwe. Ariko nuvuga ngo muri ubu butumwa tugiye kureba muri icyo bita muri Nosinobutique, tugiye kureba kino gice cya 4. Amakuru ahari ni amakuru Yesu agana n'umusamariya. Nuvuga ngo Yesu yahuye n'umusamariya, bahurira ku iriba. Umusamariya ntiyamumenya, ariko Yesu amufitiye ubumuhe n'ibambe byo kumukiza. Yesu nuvuga ngo yari afite imbabazi zo kugirira neza, zo kuruhura uyu musamariya. Ariko umusamariya ntiyasobanukirwa, umusamariya ntiyamenya, umusamariya ntiyahishurirwa yuko arimo aganira na Mesiya. Ijambo rivuze iki rero? Yesu yicaye ku iriba nk'uko bisanzwe, umusamariya aza kuvoma. Yesu aramwinginga mu ijwi ryiza, aramubwira ati, wamaye ku mazi yo kunywa, wamaye ku mazi yo kunywa. Umusamariya aramubaza ati, ariko se utinyukute, wubahukute wowe kunsaba amazi yo kunywa? Mu yandi magambo, Yesu afite impuhwe n'imbabazi zo kuruhura umutima w'uyu mubyeyi, ariko umubyeyi ahura n'ikibazo cyo kudasobanukirwa, amaso yatabona. Imana ishobora byose iguha umwuka wo kumenya. Imana Data wa twese iguha umwuka mu izina rya Yesu, iguha imbaraga zo gusobanukirwa ibyo abantu batabona. Hari igihe uhura n'umuntu akaba ari umuntu ugomba kukugirira impuhwe, akaba ari umuntu Imana ishobora gukoresha, ariko kuko wowe utabibona ukamufata nk'abasanzwe. Imana rero ishobora byose iguhe gusobanukirwa uzakugirira ubuntu. Bibiliya ivuze iki, cyangwa se ijambo ry'Imana ritubwiye iki? Yesu nuvuga ngo umusamariya aramubwira ati, wowe utinyukute kunsaba amazi wowe. Kandi uyu musamariya arimo arabwira umuremyi w'ijuru n'isi, ariko amaso ntiyahawe kumumenya. Aramubwira ati, wowe uratinyuka, wowe ukaba uri umuyuda, njye nkaba ndi umusamariya, ugatinyuka kunsaba amazi? Yesu aramubwira ngo, iyo uba wari uzi neza ubuntu bw'Imana, uwarangiza ukagerekaho gusobanukirwa ugusabye amazi uwo ari we, ntabwo wakagombye kuba umubwira byinshi. Wagombye kumuha kuri ayo mazi, ariko ukarengaho ukanamusaba nawe akaguha ku mazi y'ubugingo, akaguha ku mazi amara inyota, akaguha ku mazi aturisha umutima, akaguha ku mazi nuvuga ngo inyota ufite y'iby'isi igashira. Umusamariya aramubwira ati, none se wowe uri murambwira ngo urama amazi, nta kivomesho ufite? Dore twe tuje kuvoma ku manywa ya rukamba, none wowe uri murambwira ngo wama amazi, ikivomesho wagikura he? Yesu aramubwira, tumva nkubwira wa mubyeyi, unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa ku mazi nzamuha ntabwo azongera kugira inyota ukundi, kuko amazi muha azamuhindukira isoko idudubiza mu bugingo, idudubiza kugera hajbo n'ubugingo buhoraho.
umugore aramubwira ati subiramo ibyo bintu. Aramubwira ngo amazi nguha, aya mazi wowe urimo unywa y'iriba ni amazi wongera ukagira inyota, ariko jyewe yo nguha atandukanye n'aya ngaya urimo uvoma. Umugore ati ngaho bitandukanye bite? Aramubwira ngo njyewe yo nguha ni amazi amara inyota, kandi n'inyota ntishire gusa, ahubwo agakomeza akakugeza no mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati noneho niba ari uko bimeze makuru ayo mazi. Yesu aramubwira ati umva rero, aya mazi kuyabona byo uri buyabone, kuko wahuye n'umucunguzi, kuko wahuye n'umuremyi, kuko wahuye n'Imana, wahuye na Mensiya. Ariko ndashaka kukubwira, banza uza n'umugabo wawe. Umugore aramubwira ati winkerereza rero, nyimara kumenya ko aya mazi ahari, inyota mfite ni nyinshi, ibinyahagiza ni byinshi, ibingendaho ni byinshi, ibindwanya ni byinshi. Nyimara gusobanukirwa ko aya mazi ndi buyanywe akamara inyota ndetse nkabona ubugingo buhoraho, ntabwo nkibashije guta umwanya, ahubwo muhaye amazi. Yesu aramubwira ati rero wowe bazuzana umugabo wawe. Aramubwira ati mbamubwire nta mugabo mfite. Yesu amubwira ati uvuze neza, nari nabibonye yuko nta mugabo ufite. Wowe wari ufite abagabo 5, ariko n'ubu ufite uyu munsi si uwawe. Umugore yikubita hasi aramubwira ati menye kuri umuhanuzi. Basogokuruza bajyaga batubwira ko tuzadusengera kuri uyu misozi, naho mwebwe abayuda mukavuga ko tuzasengera i Yerusalemu. Yesu aramubwira ati gabanya ibintu bigendanye n'amateka, igihe kirageze. Amateka yihorere, amateka yareke, ibyakuboshye ni byinshi, amateka yaguhambiriye umutima yihorere, igihe kirageze ko ugera ku yindi page. Amubwira aya magambo rero, aramubwira ngo mwebwe iyo musenga musengera kuri iyi misozi, mwebwe iyo musenga amateka yarababoshye, mwebwe iyo musenga ubuzima bwarababoshye, kera hanyu harabahambiriye, ariko iyo musenga musenga iyo mutaze, kuko iyo muba muyizi ntabwo muba mwitwara nk'uko witwaye. Urimo urambwira ngo uranena, kandi nyamara nubwo ngo murasenga. Rero igihe kirageze ubwo mwebwe abasenga musenga, mugasenga Imana muzi. Yesu aramubwira ngo mwebwe iyo musenga musenga iyo mutazi, ariko twebwe iyo dusenga abayuda, twebwe abahamagawe iyo dusenga, twebwe abahamagawe n'Imana iyo dusenga, twebwe bagiriwe ubuntu bwo gusobanukirwa ubuntu bw'Imana iyo dusenga, dusenga iyo tuzi. Ariko mwiyo musenga musenga iyo mutazi. Ni ukuvuga ngo kwiyiriza muriyiriza, ariko mukiyiririza iyo mutazi. Gutanga muratanga, ariko mugatangira iyo mutazi. Ni ukuvuga ngo ubuntu mwabugira, ariko mukabugirira iyo mutazi. Yesu rero akuraho urujijo. Iki gice dusomye aramubwira ngo igihe kirageze. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri, ubwo abasenga by'ukuri basengera Imana mu mwuka, bakayisengera no mu kuri. Ndimo ndashaka gutangariza amahanga, ndimo ndashaka gutangariza isi, ndimo ndashaka gutangariza abantu, igihe kirageze, igihe kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Imana mu mwuka, bakayisengera no mu kuri. Kuko bene aba bantu, ijambo riravuga ngo abazi Imana yabo, aba bantu bazakomera. Nimamara gukomera bakoreshwa iby'ubutwari. Imana irashaka guhagararana n'abantu, igakoresha abantu iby'ubutwari, ikubika amarembo y'ikuzimu, igafunga imbaraga z'umubi, igacecekesha ibitavuga Imana. Imana ishobora byose irashaka kuguha ububasha, irashaka kuguha imbaraga, irashaka kugendana nawe. Ariko igihe kirageze ko abasenga Imana babana n'Imana by'ukuri. Wibana n'Imana by'amagambo, wibana n'Imana bya motivation, wibana n'Imana byo kugira ngo uheze. Biragoye kandi biranatangaje ko ushobora kwitirirwa izina ry'icyo utari, ugasanga wiyitwa umurokore utari umurokore, ugasanga wiyita umukozi w'Imana utari umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo ku magambo waba umukozi w'Imana, ariko ibikorwa byawe bigahakana kwera. Ijambo riravuze rero ngo igihe kirageze ko ibintu bigiye kuvanguka, igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abantu basenga Imana, bayisengera mu mwuka, bakayisengera no mu kuri. Ndimo ndashaka kuvugana nawe muvandimwe, Imana ishobora byose. Ni ukuvuga ngo wowe wahamagawe by'ukuri, wowe utavangira Imana rwose, ndimo ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo uhagarare ushikamye, uhagarare utunganye, kuko ijambo riravuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri, ubwo abasenga Imana by'ukuri, ubwo abakorera Imana by'ukuri, ibintu bigiye gusobanuka. Kandi birasobanurwa n'iki? Birasobanurwa n'imbaraga z'Imana, birasobanukirwa n'ububasha bw'Imana. Ububasha Imana igiye gusuka mu bantu bugiye gusobanura ibintu. Ijambo riravuga ngo Yesu yigeze aganira n'abigishwa, baramubwira batari ko se
kuri mutubwira ubwami bw'Imana, ukatubwira imbaraga z'Imana, kandi aho twakuriye naho tugenda ko twabonye abantu barimo bavuga imbaraga z'Imana, rimwe na rimwe bariho n'umwuka utangaza abantu. Yesu aravuga ngo nimugabanye rwaserera, nimutuze mbabwire. Ni ukuvuga ngo ikintu kizaranga abantu banjye, ni ukuvuga ngo hari ibizabaranga. Imana ishobora byose hari ikigiye kuzakora kitandukanya bene abo bantu ndetse n'abantu banjye. Abantu bamvuga bakamvuga by'ukuri, bakagendana nanjye by'ukuri, muzabamenyera ku byo bakora, ntimuzabamenyera ku byo bavuga. Ni ukuvuga ngo imbuto zabo, ni ukuvuga ngo uburyo bitwara mu bantu, uburyo baganira mu bantu, uburyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, bari hanze ya mikoro, bari hanze batari ku gatuti, uko bitwara bari kumwe n'abantu, uko bitwara ngo bari bonyine, uko umukozi w'Imana ashobora kwitwara ari muri rogi cyangwa se ari muri hoteli, uko ashobora kwitwara ni ukuvuga ngo arimo yasohotse. Ni ukuvuga ngo ibyo nibyo bizagaragaza uwo ari we. Ijambo ravuze ngo rero ni ukuvuga ngo abiyitirije izina ry'Uwiteka, ni ukuvuga ngo barimo barihinyura. Bibiliya yavuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo Imana Data wa twese igiye gushyiraho iherezo. Ijambo ravuze ngo ubwo abasenga Data bakamusengerana mu mwuka ndetse no mu kuri. Abo bantu rero bagiye gushyirwaho ikimenyetso kidasanzwe cy'imbaraga za kirimbuzi, cy'imbaraga ndengakamere, cy'imbaraga zihindura, cy'imbaraga zirema. Imana ishobora byose iguha umugisha muvandimwe. Nkwifurije guhagarara mu cyiciro nyacyo. Hagarara mu mwuka, uhagarare mu kuri. Sengera Imana mu mwuka no mu kuri. Niba waranateshutse, niba waragize intege nke, garuka ku mwanya, garuka mu mwanya nyawo. Ijambo rivuze ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data by'ukuri bamusengera mu mwuka, bakamusengera no mu kuri. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nshoje nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Nkuko natangiye mbivuga, Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kugirire neza. Shalom, shalom.